Reka mbasuhuza mwese mbifurize amahoro y'Imana, mbakire kuri Blessing Miracle, mbifurize kugirirwa neza n'Imana kandi umugisha w'Imana ukomeze ubane namwe. Tumaranye igihe kirekire, uyu mwaka ubaye umwaka wa kabiri utangiye. Murumva twabanye neza kandi twabanye amahoro. Ndatekereza abantu bose twagiye tuvugana nabo n'abagiye badukurikira, bamwe mwagiye muhabwa umugisha, abandi muracyategereje, ariko turashimira Imana ko iby'Imana yasohoje muri 2020 ko hari n'ibindi nshaka kubabwira ko Imana igiye gusoza muri 2020. Iyi 2020 ifite ibyayo kandi ibyo bintu byayo navyo bizasohora. Harimo ibintu byinshi, ntabwo urugamba rw'ibigeragezo mu isi rurarangira, ariko abayo yabamenye kera. Haleluya! Abayo yabamenye kera cyane. Ni kumuririmbyi yavuze ngo abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane 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 cyane. Rero kandi subscribe kugira ngo the life was crying amadadasi. Haleluya! Kugira ngo iri jambo ry'Imana rifate ku bantu benshi, izina ryayo rikomeze rihabwe icyubahiro. Nejejwe n'Imana mu mutima ko Imana impaye kuganira ijambo ry'Imana nawe. Muri iyi minsi narabwiye ngo mu kwa mbere mafite ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo riri miracles, ijambo ry'ibitangaza, ijambo ryo kwakira, ijambo ryo kubohoka. Nashaka kugira ngo mvugane nawe aya magambo Imana ishize ku mutima wanjye. Kamanze ninginga Imana kugira ngo Imana ibanze bane nanjye. Imana ndagushimiye, ushimiye kubw'imirimo yawe, ushimiye kubw'imbaraga zawe, ushimiye kubw'ibitangaza byawe. Jehova Jire, Jehova El Shaddai, Debaya sikute mala wechka, temango wasipeti fomel, warikuti meya sifone enima. Amina. Ndagushimiye kuko unyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Turasoma Mika ibice 7 duhere ku murongo wa 15. Aravuga ngo 7:15, nzabereka ibitangaza nk'ibyo mu gihe wavaga mu gihugu cya Egiputa. Amahanga azabareba kogwe n'isoni, nubwo azaba afite imbaraga nyinshi. Bazifata ku munwa n'amatwi yabo azaziba. Bazarigata umukungugu nk'inzoka, bazava mu bwihisho bwabo nk'ivyikurura hasi, bahinda umushitsi. Bazaza kuwiteka Imana yacu, babebera imwakirije amagema. Niri jambo nshaka kuganira nawe muri iyi minota. Twarangiriza dopeski demora tugashakamo icyifuzo tugasenga. Ijambo rivuga ngo umwanzi wawe azarigata umukungugu nk'inzoka. Urumva ijambo, umwanzi wawe azarigata umukungugu nk'inzoka. Iyi niyo topic. Ndanezerewe kubwawe kandi nejejwe nuko ngiye kuganira nawe ijambo ry'Imana.
ijambo ryabayeho ntarabaho. Abambanjirije bavuze ijambo ryawe barananirwa, ariko wowe ntago wigeze unanirwa. Imana ishimwe. Amahanga azabareba akogwa n'isoni, nubwo afite imbaraga nyinshi. Mu bitangaza Imana ikora nibi: gitangaza cya mbere Imana yakoze ku buzima bwawe ni ukuba warakiriye umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Igitangaza cya kabiri Imana igiye gukora ni ukubohora ubuzima bwawe no kubohora izina ryawe ahantu riboshe. Kugenda mu modoka nziza cyangwa gutura heza ntibyatuma utabohwa. Ubwiza bw'umukobwa bwamwinjiza ibwami, ariko imyifatire ye niyo yamutinza ibwami. Mu bitangaza by'Imana bishobora kukwinjiza ibwami. Ariko imyifatire n'imyumvire n'imitekerereze niyo yatuma utinda ibwami. Mu gitangaza cya mbere Imana yakoze, ati si icya mbere, mu bitangaza Imana yakoze ni ugufata uwo bita Morodekayi ikamuvana ku irembo ikamwinjiza ibwami mo imbere ikambere. Icya kabiri ni ugufata Esitera uwari umujakazi ikamuvana mu gikari ikamujyamika ku gitanda cy'ibwami. Ibyo ni ibitangaza. Muri 2021 Imana hari ibitangaza igiye gukora bigaturika nk'uko amashashi aturika iyo barashe umwaka. Ndafashijwe tekopesi kanamandota. Ndeba wihumbi uko ushobora kujya kurangara ngo ugiye gukaranga ndabizi abanyaburayi murateka muritekera, ugiye gukaranga izo mbaga ugasanga ijambo riragucitse, ariko nanone ntiwemere ko bishirira. Mu bintu Imana igiye guturitsa ku buzima bwawe ni ibintu amaso yawe atigeze kubona, ni ibintu amatwi yawe atigeze kumva, ni ibintu Imana igiye gukora muri uyu mwaka wa 2021. Kosipanto oni mazika. Kera ukiri muri Egiputa ugisambana, ukiba, ucyeskoroka, ukiyamana n'umugabo wose ubonye n'umugore wose ubonye, hari ibintu wabonaga bimeze nk'ibyo ufite. Imana igukubita agakoni, wakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Umaze kumwakira wahuye n'ingaruka z'ibigeragezo z'ibyo wanyuzemo. Bimwe na rimwe Imana yaragutestinga ko waba ugeze ku rufatiro rukomeye cyangwa rufatika, ariko umva kuntu Imana ivuganye nawe. Igihe cy'igipimo ku buzima bwawe kirarangiye. 2021 ni umwaka wo kwibukwa n'Imana, ni umwaka wo kubona ikiganza cy'Imana.
Haleluya. Mani wiramika ngo babwira ngo nzabereka ibitangaza nk'ibyo mu gihe wavaga mu gihugu cy'Egiputa. Amahanga azabareba kogwa n'isoni. Muziki yuri mu kigeragezo, Satani ahagurutsa n'amahanga yo kugukoba. Nongera subiremo. Iyo uri mu kigeragezo, Satani ahagurutsa amahanga yo kugukoba. Ariko ngo amahanga azakureba, bakurebye nabi mu gihe cyabo, ariko amahanga azakureba kogwe n'isoni. Alokobo fosrai lefomai. Hari abantu bagiye gukogwa n'isoni ku bwawe. Umva, hari abantu bagiye kurigata umukungugu ku bwawe, Imana igiye gutabara. Bibiliya yavuze ngo bazarigata umukungugu nk'inzoka. Jambo rikomeye cyane. Toto poko sikima mando le bayas tutta la masiki atope wisere bano tita la bayisika. Abanzi bawe bagiye kurigata umukungugu. Abanzi bawe bagiye kurigata umukungugu. Abakugwanyije bagiye kurigata umukungugu. Iri ni ijambo ry'Imana, singabanye sinongera. Umwanzi wawe agiye kurigata umukungugu nk'inzoka. Mbega ijambo rikomeye. Uwakugwanyije 2021 Imana imurishije umukungugu. Zarawe de la peka simini consideri wachkala ode bandasika. Birivuga ngo bazaza kuwiteka Imana yacu babebera. Hari abantu bagiye kubebera. Hari abantu bagiye kubebera. Lele patone wazipu wakikone mala tito le pene ya sikutimi edevo my glass. Hari abantu bagiye kubebera ku bwawe. Bamwe bazahinda umushitsi, bavuga ngo twaragusebeje ariko ntabwo twari tuzi agaciro k'Imana yawe. Abandi bakavuga ngo twarakuvuze ariko ntabwo twari tuzi imbaraga z'Imana yacu. Imbaraga z'Imana yacu zirakomeye. Imbaraga z'Imana yacu ziratabara. Imbaraga z'Imana yacu zirarengera. Imbaraga z'Imana yacu zirazura. Imbaraga z'Imana yacu zirakiza. Imbaraga z'Imana yacu zirabohora. Abakuvuga nibagire vuba, imbaraga z'Imana yacu zitarabageraho. Tete pakasima leho chikalapa tone masika. Imbaraga z'Imana yacu zivana umuntu mu rupfu zikamuha ubuzima. Ni ikimana ibereyeho mu bintu byazanye Kristo, nukubohora bari mu nzu y'imbohe, nugutabara abagowe, nukuruhura abarushe, nugukemura ibibazo by'ababifite. Dele basika. Mana yanjye yiha agaciro, nayinyemereye ko igiye kukaguha. Mana yanjye yiha umwanya, nayinyemereye ko igiye kuguha umwanya. Mana yanjye yiha igihe, nayemeye kuguha igihe cyo kugutabara. Imana yacu nzabereka. Akira ibitangaza biva ku Mana. Ayiwe, ndumva imirindi. Lele panto tutta la masiki dibi inifoma isako tile mata ichakole watika. Ndumva imirindi yo kugutabara. Ndumva imirindi yo kugutabara muri 2020. Ndumva imirindi yo kurengera ubuzima bwawe. Ndumva imirindi yo kuzura ubuzima bwawe. Ndumva imirindi yo kugukiza iyo cancer. Ndumva imirindi yo kugukiza iyo diabete. Ndumva imirindi yo kugukiza uwo mutwe n'umugongo. Ndumva imirindi. Hari igitangaza Imana ikoze ku buzima bwawe. Mu bitangaza Imana ikoze
muri uku kwa mbere hari ikintu Imana igiye gutangirana nawe, ikwereka ko uyu mwaka wose izabana nawe, nzagendana nawe. Yabwiye Yakobo ngo nzabana nawe. Lipatotelema ya sikidi bikini ya slide. Nzabana nawe, nzagendana nawe, nzavugana nawe, nzagutabara, nzakurengera, nzakuzura, nzabereka. Nzabereka ibitangaza. 2020 akira ibitangaza, akira ibitangaza, akira ibitangaza. Vuga ngo ndacyakiriye we. Ndabona ijuru rikinguka. Akira igitangaza, akira igitangaza, akira igitangaza, akira gukira indwara, akira gukira imivumo, akira gukira karande, akira ibitangaza biva ku Mana. No gusenya ni karande, no gupfusha ni karande. Mana ndagushimiye, uri Imana yacu, uri Imana yacu. Odelebando sikalama tuti ano pesiki dinimando ya sute talaba maizi kodenemando la lipone sikutepa anu asire pa ya sikode pa anikis levonetra mai soprili vome eni klesha la idone mandia. Ndagushimiye ko abana bawe batabaye kandi ko barengeye. Abanzi bacu bagiye kuri gatimiko ngo inzoka. Ndagushimiye ko turengeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.